Turi mu kinyejana cya 21, generasiyo zitandukanye kandi ibi birakureba. Uyu munsi wa none abantu bahangayikishijwe no kugira ubuzima bwiza. Ariko se ni ryari tuvuga ko umuntu afite ubuzima bwiza? Nituvuga ubuzima bwiza abenshi murumva amafaranga. Nibyo koko ntabwo mwibeshye. Ariko hari ikintu cy'ingenzi mwibagirwa. Ubuzima bwiza ni ukuba ufite amafaranga kandi ukaba ufite n'umubiri uzira kurwaragurika cyangwa se uzira indwara zitandukanye. Icyo gihe nibwo tuba tuvuga ko ufite ubuzima bwiza. Ariko nawe ibaze, kuba ufite amafaranga ariko ukaba utarya ibiryo bimeze neza, ukunda, wishimira kubera ikibazo cy'indwara runaka. Kugira ubuzima bwiza ni igihe ufite umubiri utarwaragurika, udafite indwara zakuzonze, kandi ukaba ufite n'ikofi cyangwa se amafaranga agufasha kubaho neza, urya ibyo ushaka, wambara neza, utembera ahantu ushaka. Ibyo byose biragendana. Indwara zitandura, indwara zihangayikishije isi muri rusange. Buri mwaka miliyoni 41 z'abantu zitaba Imana zizize indwara zitandura. Miliyoni 41 ni 74% ry'impfu muri rusange zibasira ikiremwamuntu. Aha harimo abantu bakuru, abo hagati ndetse n'abana. Ese kuki indwara zitandura zikomeje kwica abantu benshi kandi tuvuga ko zitandura? Bihurira hehe? Ni mu kiganiro tugiye kugirana kiri bwite cyane cyane ku bitera indwara zitandura cyangwa se ibyonnyi by'umubiri. Mu mwaka wa 2005 ubwo kino kibazo cyari kimaze kugaragara ko cyugarije isi yose, umuryango mpuzamahanga wita ku buzima Health World Organization ndetse n'abanyamuryango bacyo baricaye ngo barebere igisubizo hamwe. Gusa igisubizo cyavuyemo ni iki gikurikira: kurya byibura ubwoko 5 bw'imbuto buri munsi kandi butandukanye, ndetse ugafata n'imboga z'ubwoko 5 nazo zitandukanye ku munsi. Ibi kuri bamwe birumvikana nk'ibyoroshye, ariko birakomeye. Aho tuvuganira ahangaha, guhera mu gitondo wakwibaza ngo umaze kurya imbuto zingana gute? Urabyibuka neza, ni ubwoko 5 bw'imbuto butandukanye ndetse n'ubwoko 5 bw'imboga butandukanye ku munsi. Duhurira he n'indwara zitandura? Indwara zitandura tuzikura mu byo turya, mu byo tunywa, umwuka duhumeka, ibikoresho dukoresha. Mu mibereho y'umuntu, umuntu agira icyo twita cells cyangwa se selile. Iyo zishyize hamwe zikora icyo twita tissue cyangwa se tissues, nazo zakwishyira hamwe zigakora icyo twita organs cyangwa se organe, mu gihe organs nazo zishyira hamwe zigakora icyo twita system, hanyuma system zaba nyinshi zigakora icyo twita umubiri w'umuntu. Free radicals rero zituruka mu bintu byinshi bitandukanye nk'uko nabibabwiye: ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo dukoresha ndetse n'ibindi. Hanyuma rero ibyo ni iby'umubiri cyo bikora byataka selile. Muribuka ko selile rero byose bitangiriraho. Selile iyo zibaye nyinshi zitanga tissue, tissue iyo zibaye nyinshi zitanga organe, organe zaba nyinshi zigatanga icyo twita systeme. Igiteye ubwoba cyane kandi gikwiriye kuguhangayikisha nuko ibi byonnyi by'umubiri byataka bihereye mu mizi. Muribuka ko nababwiye ko ubuzima bw'umuntu buhera muri selile. Selile zaba nyinshi zigakora icyo twita tissue, tissue zaba nyinshi zigakora icyo twita organe. Ibi byonnyi by'umubiri byataka selile. Selile byamara kwica intege, ubwo tayari biba byageze ndetse no muri tissue. Byamara kuva muri tissue nibwo bigera muri organe tukabyumva. Organe harimo impyiko, harimo umutima, harimo igifu, harimo amara ndetse n'ibindi. Aha noneho birumvikana ko selile cyangwa se cells iyo yamaze kwandura byoroshye ko yakwanduza tissue cyangwa se tissue, mu gihe tissue nayo yamara kwandura byoroshye cyane ko nayo yakwanduza organs cyangwa se organe. Niba organs yamaze kwandura, hakurikiyeho systeme ya organe cyangwa se organ system. Niba organ system yamaze kwandura, tugeze ku mubiri w'umuntu. Nguko uko bya byonnyi by'umubiri byangiza umubiri w'umuntu bihereye kuri selile cyangwa se cells, bikarangira biduteye indwara zitandura zirimo zirahitana ubuzima bw'abantu benshi. Niba ufite umuntu uzi ubana n'indwara zitandura, musharinga no makuru, muhe link
kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha kitazagucika.